niba hari abantu Imana yahaye gasopo ku buzima bwacu bakaba baranze kwemera, bakaba bagikomeje gukora utuntu tw'ubukorikori n'ubushimisite, barimo barazamura uburakari bw'Imana. Imana irahagurukana imbaraga ziruta izo yahagurukanye umwaka ushize. Twisunze inshuti n'abavandimwe badukuzaho, twisunze y'abaterankunga mu mwaka ushize 2023 twari dupfiriyeyo, twisunze y'abakomeye bari baratubwiye ngo bazaturengera, none turangije bataturengeye. Turahitamo kwisunga amaboko akomeye muri 2024. Iya 2024 iraza kugiturwanirira hatabona abantu batareba, bajye babyuka basanga ibisubizo byaje, bajye babyuka basange hari imbaraga zabayeho. Hey hey hey, ngirira ngo iyacu muri 2024 iraza gukora abantu batareba, ariko inziri bukore buraza guca abantu babirebesha amaso, bamenye ko ari Imana yabikoze mu izina rya Yesu. Nzabyubika, kandi nimara kubyubika nzongera mbyubike, nzongera nanone mbyubike bwa gatatu. Icyitonderwa nabyo ntabwo bizongera kugira gute kubaho. Hari ibyo twarwanye nabyo bituruka kuri Dagoni, ariko ndasaba ngo Imana igire gute ibyubike, kandi nimara kubyubika yongera ibyubike kandi ubutazongera kubaho. Ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe. Yesu we Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe. Yesu we Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, twiseguye amaboko yawe. Yesu wange we Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wange ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, twiseguye amaboko yawe. Yesu wange we Yesu singitinya, haleluya we nisunze umukiza ukomeye, niseguye. Zamura akaboko niba wiseguye ko Imana kawe kazamura ihereza icubahiro. amaboko yawe. Yesu wange we Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Hari abantu baba bisunze amaboko ya bene wabo, hakaba n'abisunza y'amafaranga, hakaba n'abisunza y'isura, abisunza y'amasura. Urabizi ko muri iyi minsi Rwanda ntiri gukorwa, ubwo wakubise intoki mu ziko wowe ntukiri mu murongo. Ariko ndashaka abantu bisunza y'Imana nk'uko nanjye nyisunze, batere haleluya, bashima Imana. Haleluya, haleluya. Hari imbaraga nyinshi abantu bisunga. Hari abisunga amafaranga, akavuga ati amafaranga agize gute arahari. Hari n'abisunga igihagararo, hari n'abisunga imiryango, akavuga ati onkre daddy azabikora, azabisoza. Ariko genda ashaka kuvugana n'abantu bisunza amaboko y'Imana agize gute akomeye, kandi ayo niyo atuma tutagira gute tudatinya. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Yesu ntabwo nkigira gute, ntabwo nkitinya, kuko mu mbaraga nisunze harimo amaboko akomeye.
iyi karitsiye niyo mbona yisunze amaboko y'Imana, ndabona mwateretse amaso mufite ibindi mwisunze. Aya mbariza umuntu mwicaranye muri iyo karitsiye mubaze ngo wisunze amaboko yande. Hako mubivugana amaboko y'isoni wisunze. Eka nigire muri rwa ruhande ndabona aribo bisunze amaboko nange nisunze. Mwe nimwe bagenzi bange rata twongere tuzamura amaboko duhereze Imana icyubahiro twisunze. Twisunze amaboko y'umukiza ugize gute? Ibyo bitumye umutima wacu utagira gute? Udahagarara. Twisunze y'abantu imitima iraduhagararana. Twisunze inshuti n'abavandimwe badukuzaho. Twisunze y'abaterankunga mu mwaka ushize 2023 twari dupfiriyeyo. Twisunze y'abakomeye bari baratubwiye ngo bazaturengera, none turangije bataturengeye. Turahitamo kwisunga amaboko akomeye muri 2024. Haleluya. Reka nkwibutse yuko iyo wisunze amaboko y'Imana ikomeye nawe uba ukomeye. Urushishi ngo rwambutse ikiraro ruri hejuru y'inzovu, ngo bageze hakurya urushishi ruhamagara inyamaswa zose, rurazibwira ngo ngewe n'inzovu twaciye ku kiraro kigajya gitigita, twanyuragaho kigatigita, twanyuragaho kigatigita. Haleluya. Undi muhanga aravuga ngo ngewe na Yesu iyo turi kumwe tuba dushobora byose. Bwirira umuntu mwicaranye ngo ngewe na Yesu dushobora byose. Ufite ikibazo niba uyoboye abantu batari kumwe na Yesu. Haleluya. Amen. Ngewe na Yesu dushobora bingahe? Ndi kumwe na Yesu abarozi turabashobora, ndi kumwe na Yesu amagini turayashobora, ndi kumwe na Yesu inyatsi turazishobora, ndi kumwe na Yesu ubukwe burashoboka, ndi kumwe na Yesu visa ziraboneka, ndi kumwe na Yesu gukizwa birashoboka. Mama Maretisi bajya baduha ubuhamya bakatubwira uburyo umuntu ubana na Yesu uburyo byemera. Kababwira ati nakuyeho bene wacu bose barashize ariko mbanye na Yesu bigira gute? Biremera. Uzi ko imfubyi iri kumwe na Yesu ruta umuntu ufite ababyeyi bombi wowe. Uzi ko umugabo wisunze amaboko akomeye aruta umugabo wisunze amafaranga atarimo Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Bariza umuntu mwicaranye ngo wisunze ayahe maboko? Okay, dusome ijambo ry'Imana twihute duhite tunasoza kuko buri 25 ntimugire ngo bari na myinshi, ariko mutunga ibiganza wera risara mfatiranya amaye agatuti Imana imuhumugisha mu mutunga ibiganza. Ewe nukuri ko Imana namfatiranye. Mujye mu gitabo cy'ingoma cya Samuel Prito. Igitabo cya Samuel ibice cya mbere cya Samuel ibice 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Igitabo cya mbere cya Samuel cyangwa se aho mwita muri Samuel wa mbere uretse ko atari ko bivugwa. Hanyuma igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuze ngo maze abanyeshidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye. Igize gute? Igize gute? Igize gute? Igize gute? Yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, barayegura bayisubizaho. Yarigize gute? Hari ukuntu abakozi ba dayimoni bagerageza bakiyandayanda bagakomeza bakabisudira bakongera bagasudira bagaterateranya, ariko iyo byagenze gutya Imana igifata ibindi byemezo. Murongo wa 4 bukeye bwaho babyuka kare
basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Amen. Ndashima Imana kwiza ibyo dushobora, ikamenya n'ibyo tudashobora, ikemera guhaguruka mu cyubahiro cyayo, ikigira kuri tere kudushoborera ibyo twebwe twari twarananiwe gushobora. Haleluya. Amen. Amen. Ariko iryo shimwe uraryumvishije? Ndashima Imana kwiza ibyo nshobora, nubwo ntabyo nyanshobora, ntashobojwe nayo, ariko ikabizi n'ibyo ntashobora, ikemera kuhaguruka mu cyubahiro cyayo, ikigira kuri tere kugira ngo indwanyirize ibyo ngewe ntashobora. Haleluya. Kuko ibizi yuko bindusha imbaraga, ariko nta kintu na kimwe kigira gute kirusha imbaraga Imana. Reka ngutangarize muri aya materaniro yuko ibyakunaniye ntabwo byananiye Imana, ibyananiye mu mutwe wawe ntabwo byananiye imbaraga z'Imana, ibyananiye amafaranga y'iwanyu bitega ishobora byose nihaguruka hari ikizabikoramo kandi kizakoreka byanze. Ako ko mona mufashwa nk'abayehova bite byanyu bundi? Ko mona mufashwa nk'abayehova namwe muzatera jaride naho ngaba ariho mwibera, muzubaka ngo amazu abakire bari kububaka ngo nayanyu, namwe niko mwizeye? Reka niba Imana yemeye kuduha amaboko ikaturwanyiriza ibintu byatunaniye, ukwiriye guseka ukishima ukamwenyura, ibintu by'ifitina no kureba nabi bikagushiramo. Tuvuge ngo amen. Abisirayeli bigeze bagira ikibazo, ariko bakigirana n'Imana, bakigirana n'abanzi babo. Bagiye kurwana, abanzi babo barabanesha, bamaze no kubanesha bakora sakirirego, baravuga bati n'isanduku y'isezerano turayitwara. Basigara ari Abisirayeli batagira amaboko, batagira amavuta, ntibamenya ko ikintu batwaye ari ikintu kidapfa gutwarwa n'amaboko abonetse ayo ariyo yose. Ngo barayizamuriye Imana yacu, mvuga ngo yacu, ngo ariko bibuka ko nabo bagira Imana yitwa Dagoni. Hari umusazi twagiraga iwacu mu cyaro, yakundaga gukatakata mu gasantere kantu bita mu Kinini, yaravugaga ngo ingagari ziramenyana. Ingagari muraziza abanyamugi? Ingagari ni abakiresha, hako mumeze nk'abazakira namwe, Imana ibahukire. Yaravuze ngo ingagari zigira gute? Ziramenyana. Urumva Yemi, umuntu ufite akantu baramenyana, kubera ko Yemira afite akamodoka na Inosa kaba gafite, bakagenderana. Hari umunsi twakoze inama hano turi muri Nyobozi, niba Werarisi yari ahari, niba Mama Letitsi yari ahari sinibuka, tuvuga ibintu by'urukundo. Umwe mu bantu bahana itahaguruka ati ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo ibyo bintu byo gukunda hano ubonetse wese bishoboka, atahubwo uko systeme hano yubatse, umuntu ufite akamiya agendana na mugenzi ufite akamiya, hanyuma ufite ubukene akagirana ubucuti na mugenzi ugize gute umukene. Ubu turi mu gihe muzi umunani uciriritse, ko mwese mufite amasezerano yo gukomera. Turi mu gihe Werarisi ashobora gutuza ubukwe nkamutwerera 100, ariko we gafifi nkaba naguha 5. Kubera ko Werarisi ni urebye ira gahunda iri imbere byonyine tuvuga uti hari ahantu harimo ibitangaza by'Imana, tuvuga uti hari ahantu harimo ibitangaza byanga byakunda. Iri 100 rizagira gute? Cyewe nabyirutse iwacu mbona abantu batwerereye babandika kugira ngo nibajya gutwerereza nabo bazabishure bashingiye kuyo bagize gute babahaye. Mwiriwe nje kubabwira ngo Imana ije kubahondera ibintu byari byarabananiye guhonda, mwebwe mwinaniriwe, nibyo nshaka kubabwira.
hanyuma rero abafilisitiya bacyuye imana y'Abisiraheli baravuga ngo twibutse ko imana y'Abisiraheli ikwiriye guturana n'imana yacu kuko ziri ku kigero kimwe, zikajya ziganira, zigakorana utunama, zikaganira. Urabyumva? Niba ni kuri titire yo kuyobora icyuma, ubwo ngomba kuvugana nawe rarisi uri kuri iyo titire n'ubundi nta kuvugana n'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo niba mugiye kunyicaza muhita munyicazanya hamwe nawe, kuko nyine turi ku rwego rumwe. Niba pasitori aje mumwegereza abapasitori bagenzi be, abadiyakoni ni inyuma iriya mu bihaza n'utundi niyo mu bigori. Kandi muzanziza ko mbabwiza ukuri. Mukomere cyane. Muraho. Haleluya. Amen. Hanyuma abafilisitiya baravuga ngo reka dufate imana y'Abisiraheli tuyituranye na mugenzi wayo, zijye zimarana irungu. Haleluya. Amen. Ariko bibesha, ntibahishurirwa ngo bamenye ko Abisiraheli nubwo yitiranwa n'izindi, hari izindi zitwa imana ariko ziratandukanye mu mikorere yazo. Biratandukanye. Niyo mpamvu no mu myandikire tuzandika biratandukanye. Bibesha ko imana y'Abisiraheli itandukanye n'imana z'abanyamahanga. Ntibibuka ko imana y'Abisiraheli ikunda icyubahiro kandi kubahisha n'abayubaha, ikarwanirira n'ubwoko bwayo. Ndayikundiye imana, ntabwo ikorera mu kavuyo, irareka akabituze. Ngo bigejeje ninjoro bamaze gutaha bakinze amarembo, hasigaye abasekirite babari menshi bareba iby'urusengero. Haleluya. Ndakeka urusengero rwa hari ahantu Dagoni yabagamo rwari rurimo sound proof nk'iyi ngiyi, abikunigira wataka ntihagire uwumva. Ngo bigejeje nijoro, vuga ngo nijoro. Wambwiriye umuntu mwicaranye uti hari ibintu imana itari bukore ku manywa ariko muri iri joro ikagira ibyitimbura. Reka da, iya 2024 iraza kugiturwanirira hatabona abantu batareba. Bajye babyuka basanga ibisubizo byaje, bajye babyuka basange hari imbaraga zabayeho. Hey, mbwirira ngo iyacu muri 2024 iraza gukora abantu batareba, ariko iziri bukore buraza guca abantu babirebesha amaso, bamenye ko ari imana yabikoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bari baramenyereye kwiza ku manywa. Ubu hari abantu uri busengere bimere nk'ibyanze uyu munsi ku manywa, ariko nibagera ninjoro imbaraga zibatungure zikora ibyo zigomba gukora. Bigejeje ninjoro muri siransiye urusengero rukinze, ngo iterura cya kabutindi cyitwa Dagoni no hasi ngo pi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko uburyo yagiteruyemo ni nk'akabipe yari igikubise, ni akabipe. Bwirira umuntu mwicaranye ngo imana igira ibyibipa, ibipe bya Dagoni, nk'akabipe gatoya. Hanyuma mu gitondo rero babarozi, dufite abantu duturanye muri quartier, turyama hari ibintu bakoze bakavuga bati turabahaye ntabwo bari bubyuke. Mu gitondo akabyuka yitemberezwa yinyuze iwawe, ukagira ngo ni urukundo, kumbaje kureba ko ibintu yari yakoze byashoboye kureyisiza imbaraga zagufasha. Yabyuka agasanga uri muri mucaka. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ndashima Yesu. Ntabwo abantu bose babyuka baguha bonjour ari urukundo. Hari abayiguha bagira ngo barebe ko ibyo baraye batekinitse byakubashije.
niyo mpamvu utegetswe kwikiriza abantu bose bari kukuramutsa muri iki gitondo. Cyubabwira uti naramutse kandi ndashima Yesu wagiye ku musaraba narangiza nkavaho. Haleluya, amen. Mu gitondo ngo baza muri kani bature basanga Dagoni ngo cyahirimye ariko ngo kigwa kigize gute? Cyubamye. Ndashima Imana ntigi bikubita bigaramye bikubita byubamye, kuko kiguye kigaramye cyajya gica amarenga kikazunguza n'urutwe bakabimenya. Kubita cyubamye ngo kimaze kubama ngo abahageze mu gitondo baraba bati oh sorry my God, sorry my God. Ngo barangije ngo baracegura bagitereka neza baraba bati sorry Mana yacu, twari twagushyize muri position itariyo. Ndashimiye yacu ko niyo tuyishyize muri position itariyo yo yishyira muri position irabyishoboreye. Vuga ngo irabyishoboreye. Ngo baraterura baterura kabutindi ngo bayitereka neza. Uko bayitereka neza niko umujinya w'Uwiteka uri kuzamuka. Niba hari abantu Imana yahaye gasopo ku buzima bwacu bakaba baranze kwemera, bakaba bagikomeje gukora utuntu tw'ubukorikori n'ubushimisite, barimo barazamura uburakari bw'Imana. Imana irahagurukana imbaraga ziruta izo yahagurukanye umwaka ushize. Hanyuma ngirongera irabihorera. Niba tureziraba bakora imihango basoma igitabo, kuko nabo bagiye bafite Bibiliya yabo baragisoma, bakora imigenzo, barenihana imbere ya Dagoni, barongera bakinga inzugi. Bigejeje ninjoro iravuga iti ntabwo ndi buterure ngo ndimbe hasi gusa, iravuga ngo ikintu cya mbere ndi bukore ndaza guterura. Vuga ngo iterure. Icya kabiri ndi bukore ndadimba hasi. Vuga ngo idimbe hasi. Icya gatatu ndi bukore ndashwanyaguza ipiyesi nyitukwanya. Iragishwanyaguza, imaze kugishwanyaguza ukuboko kujya ukwacyo, igitwe kigiriye, ikijisho kigiriye, ukuguru kugiriye, ngo hasigara igihimba kitagira amaso, kitagira amaboko, kitagira imbaraga, kidahumeka, kitagifite ubushobozi bwo gukora. Reka nkubwire mwifurize ngo Imana igira ibintu ihonda, hasigara igihimba kitagifite icyo kimara, kizaba amateka tuzajye tuhanyura dushima Imana. Nundi uyifite ayitere, nundi ayifite ayitere. Haleluya, haleluya. Tuvuge ngo amina, amen. Nihuse ndimo nsatira umusozo. Yesu ashimwe cyane. Imana nyamana ngo ibabera ikibazo. Vuga ngo ikibazo kiba probleme, kiba probleme na probleme ihinduka ikibazo. Hanyuma ngo bashaka uburyo bajya bayitaransfera bakayikura hamwe bayijyana ahandi, ngo aho bayigejeje nayo ikagenda ikikonsantara ikabereka ko ari Imana nyamana. Ngo bakayimura bakayijyana ahandi, bagera kuri dogere bahamagara abapfumu n'abakonikoni kugira ngo batere inzuzi. Ngo barabikora, habonekamo umupfumu umwe w'umuhanga. Vuga ngo nabo bagira abahanga, nabo barabagira. Kararisa wa Kicukiro yigeze kujya kuraguza Inyamirambo. Ageze Inyamirambo umupfumu ngo atera inzuzi, amaze kuzitera aramubwira tumva nkubwire Karari, ati mbonye nta mupfumu ukwiriye kukurira ibyawe, ati kuko mbonye ubutabazi bwawe buri hejuru ku zuba, genda ushaka izuba nibwo uzatabarwa, nta kundi bizagenda. Kararisa aza kundeba arambwira ati mvuye ku mupfumu. N'umupfumu akubwiye ngo iki Karari? Atarambwiye ngo abapfumu ayo bandi yarahagije, ubutabazi bwange buri ku zuba. Ati none ubwo izuba ndarikuraho umukozi w'Imana. Ndamubwira nti nahandi turi buri kure. Musomera muri Bibiliya haravuga ngo Yesu niwe zuba cyo gukiranuka. Uwo mupfumu yari yagerageje muri iki gihe cya Dagoni. Rero ngo bahamagara umupfumu arababwira ati mva mbabwire, iriya Mana mwazanye ntabwo muyizi. Arababwira ati yewe ndi umupfumu wize, niza amateka, nasanze ariyo yagoye abantu bo muri Egiputa, yarabasekuye, yaciyemo inyanja kabiri, yarabambukije kwa Farawo, yarabahemukiye. Nimuyire kuri gene, nimutayire kuri zabamara. Bafata icyemezo cyo kuyirekura, bahamagara abasore bo kuyiheka. Abasore bakoze bati ntabwo twayiheka, twabonye ibyo yakoreye Dagoni, muyihekere namwe ibice ni mwebwe bagenzi bayo.
ngo haguruka undi mupfumu umunyabwenge aravuga ati tuzi ko ikunda icyubahiro, nimushake inka muyikureho izayo, hanyuma nimurangiza mushake ibibyimba 5 mubicure mu izahabu, mushakemo imbebe 5 muzicure mu izahabu. Baramubaza bati ubwo birasobanura iki? Arababwira ngo ubwo nimubigenza gutyo imbebe 5 muzazishyire mu gasanduku, muzashyira iruhande rwayo irimita, muvuge ngo twebwe abami 5 bayoboye amaguverinoma agera muri 5 yo mu Bufilisitiya turi imbebe imbere y'Imana ya Isiraheli, ntabwo turi abantu, turi imbeba. Icyagabiri ibyo bibyimba 5 muzavuge ko ari indembe 5 z'Abafilisitiya, muvuge yuko muri ibi bibyimba nta kintu muvuze imbere yayo. Bati dukwiriye gushaka rero umuntu uzayigenda imbere akagenda yiyobora kugira ngo ayigeze aho iki. Umupfumu ati ri, arababwira ati riza ubwenge, aho yavuye irahazi, namwe nimuyipime muyireke yijyane, nidasubira aho yaturutse mumenye yuko atariyo yabateje ibibazo, ariko niramuka isubiye aho yaturutse mumanike amaboko mumenye ko ariyo yageze gute. Ngo bakimara kuyirekura, aho kugira ngo igiye guca inzira yanyuze bayizana, ngo ibona inzira ya bugufi ifatiraho. Haleluya! Ndashima Imana kwiza aho yadusize, izi ni inzira ya bugufi yanyuramo igatabara abantu bayo. Tuvuge ngo amena. Dusoma umurongo wa nyuma duhita dusenga, iminota yarangiye. Ezekiel, Yesu ashimwe. Mama Letitia ntiyabejeje se? Mama Letitia niho abejeje? Reka nge mbahesha amavuta n'umugisha. Tuvuge ngo amina. Ezekiel 21:3-2 turahita dusenga. Ezekiel 21:32. Umuntu ufite Bibiliya uzi gusoma Ikinyarwanda neza ku buryo ashobora gusoma nanjye nkafashwa, ahita asoma kandi atatse mikrofone kugira ngo atadutinza. Ezekiel 21. Ezekiel murahabuze mwese? Aha, urakagira inka n'abantu. Yego. Yego. Hanyuma biragaragara ko izabyubika inshuro imwe, hanyuma inshuro ya kabiri kagira gute? Ni inshuro ya kabiri kongera ikagira gute? Hanyuma yagera kuri kabiri igahita irekeraho, igakomeza ikagira gute? Imana iguha umugisha, agenda wigire gute? Wiyicarire mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nzabyubika, niko handitse namwe? Haleluya! Hakongera hakaba ngo nzabyubika. Donge ni inshuro 3 yabivuze, nzabyubika, nzabyubika, nzabyubika. Ntibizongera kugira gute? Kubaho. Niba hari ibintu ukeneye ko Imana yakubika, uhagare mwanya wawe dusenge tuvuge ngo Mana ubyubike kandi ntibizongere kugira gute? Ntibizongere kubaho. Tuvuge ngo amen. Mama Letitia ntibyubike. Haleluya! Nzabyubika kandi nimara kubyubika nzongera mbyubike, nzongera nanone mbyubike bwa gatatu. Icyitonderwa nabyo ntabwo bizongera kugira gute? Kubaho. Hari ibyo twarwanye nabyo bituruka kuri Dagoni, ariko ndasaba ngo Imana igire gute? Ibyubike, kandi nimara kubyubika yongera ibyubike kandi ubutazongera kubaho. Imana yubika amadeni cyangwa ntiyubike? Yubike ubukene, yubike ubutindi, yubike kutabyara, yubike ubushomeri, yubike telosa fala batanabo shandola kotepa, yubike imanza ziri muri aya materaniro, yubike agahinda kari ahangaha, yubike amadeni ari ahangaha, yubike mariage zihora zipfa zizuke zibeho, dayimoni zituma zibitaba subame. To passe fa la bonne grete pa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yubike amadeni, yubike karande zo mu miryango,
yubika ubushomeri, yubika urushako rubi, yubika abarozi, yubika imbaraga zabo, yubike kutagira ubwenge, yubike kutagira ubuzima, diyabete zigenze gute, hypertension bigenda gute, gutura mu manegeka bigenda gute, abarwanya igihugu cyacu bagira gute, abarwanya ubutegetsi bagira gute, Imana ibishubike mu izina rya Yesu. Karibu umukozi w'Imana usenga uzamurira isengesho, twese duhagaze. Imana igira ibyo yubika mu izina rya Yesu. Uri Imana y'amasezerano, tukuzamuriye icyubahiro. Uri Imana itabara, uri Imana yo kwizerwa, uri Data wa twese mwiza, uri ibyiringiro by'abizera, uri intare yo mu muryango wa Yuda. Aka kanya ubyubike, 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 ntibizongere kubaho ukundi. Turahamagara imbaraga z'Imana. Tala shalabo taya sikadroy. Henina mandola koshala mandole pai. Andikitara namura ya materaniro wubike. Kubita hasi imbaraga z'umwijima, kubita hasi imbaraga z'abapfumu, kubita hasi imbaraga z'amarozi. Ubika, 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 ubika. Ijambo rirabohora, ijambo rirakiza, ijambo rirasura, ijambo rirarema. Talashala mandole palashala boria. Rekosika de mandole pai. Tugukomeye amashyi papa, tukuvugirije impundu. Karobe kwiriye mwami, mu izina rya Yesu, amen. Jambo ry'Imana jewe sinzarireka, jambo ry'Imana jewe sinzarireka, Jambo ry'Imana jewe sinzarireka, jambo jewe sinzarireka, Jambo ry'Imana jewe sinzarireka, jambo ry'Imana jewe sinzarireka, Jambo ry'Imana jewe sinzarireka, niyo baseka jewe sinzarireka. Jambo ry'Imana jewe sinzarireka. Duhereze Imana icyubahiro, Haleluya. ongera uhereze Imana icyubahiro. Bohoka wongera unyeganyeze ibiganza uhereze Imana icyubahiro. Uwiteka acagagura imigozi y'abadayimoni iri ku buzima bwawe. Uwiteka asenya imbaraga za karande ziri mu buzima bwawe. Ongera uhereze Imana icyubahiro, ongera ukuri ubwiza bw'Imana waje mu nzu y'Imana. Nyeganyeze ibiganza byawe. Uwiteka kubita za karande, Uwiteka gukiza uburwayi ufite, Uwiteka asenya imisozi kuri imbere, Uwiteka kuburaniye muri uyu mwanya. Tugiye kwakira imbaraga, bimanuma amavuta y'Imana mu iteraniro. Uwiteka avugane n'umusozi kuri imbere, Uwiteka avugane n'ikibazo kikuri imbere. Halala shala boni ya mandole pa, talika la shana mandole. Abantu bafashwe mutambure harere y'ubutsinzi. Haleluya. Ongera uzamure haleluya y'ubutsinzi. Haleluya. Ubikamana we. Wangiriye neza, Wangiriye neza, wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, abangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye Sirimu, neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye Haleluya. neza, Wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza. wangiriye neza, Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana.
Imana uri 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 uri Imana Imana uri 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 Imana itabara uri Imana uri Imana iruhura uri Imana uri Imana dusenga uri Imana uri Imana nyamana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana karabira Imana uri Imana imbazo y'Imana uri Imana imbazo y'Imana uri Imana karabira Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana ikomeye uri Imana uri Imana nyamana uri Imana uri Imana uri Imana curangira Imana